In top 5 ya software ziri ngombwa cyane buri muntu wese ufite laptop agomba kuba afite muri laptop ye. Nitwa Frank. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe top 5 ya software ziri ngombwa cyane buri muntu wese ufite laptop agomba afite kuba muri laptop ye. Software zigufasha kuba laptop yawe yakora neza, yakihuta, kuba yazakurinda amavirus, kuba yatuma laptop yawe iri ku buryo bwiza kandi bugezweho. Mu gihe waba uri gutangira gukoresha laptop byo nakarusho, iyi video ni yawe. Wibuke gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubona video nk'izi ngizi ubutaha. Software ya mbere ugomba kuba ufite muri laptop yawe ni antivirus. Antivirus igufasha kurinda virus zishobora guturuka kuri flash cyangwa se ikintu cyose kiri external ucometse kuri laptop yawe. Ikindi igufasha kurinda malwares ziturutse kuri internet mu gihe uri gukoresha internet. Nta muntu ugomba ubundi gukoresha laptop nta antivirus afite muri laptop ye, kuko virus ishobora kwangiza dossier zawe, file zawe, document zawe se. Ikindi bishobora gutuma laptop yawe igenda gakeya. Ushobora gukoresha Windows Defender, iyi default muri Windows 10 na Windows 11. Ushobora gukoresha Avast, Bitdefender, Kaspersky. Izi zose zigufasha kurinda laptop yawe na system yawe igihe uri gukoresha kuri internet cyangwa se ucometseho ikintu giturutse kuri external nka flash cyangwa ikindi kintu cyose. Software ya kabiri ugomba kuba ufite muri laptop yawe ni internet browser cyangwa se browser nziza. Nubwo Windows izana na niyo bita Microsoft Edge nka default browser, ariko ushobora gukoresha indi browser yose ushaka, itanga umutekano, umuvuduko mwiza se. Uhitamo bitewe na browser waba ushaka. Browser ushobora guhitamo hari nka Google Chrome, iyi irihuta kandi ifite extension nyinshi. Hari Mozilla Firefox, iyi ngiyi itanga umutekano n'ubwirinzi bw'amakuru yawe mu gihe uri gukoresha internet. Ikindi ushobora gukoresha nk'indi bita Brave. Brave noneho itanga ni ad blocker by default. Iyo uri kuyikoresha ntago nka kwa kundi uri gukoresha ugiye nko kuri website runaka ukabona haje ama ad, ntago ibintu by'ama ad bizamo. Icyo gihe rero ushobora guhitamo browser ikubereye bitewe n'icyo ukeneye. Software ya gatatu ugomba kuba ufite muri laptop yawe niyo bita Office Suite cyangwa se ni software igufasha mu gutunganya document. Iyo ukoresha laptop mu kazi cyangwa ku ishuri mu gihe wiga, ukenera Office mu gutunganya document zawe. Ushobora gukoresha software nka Microsoft Office. Microsoft Office birimo Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Skype for Business bitewe n'ibintu ukora. Na za Microsoft Project ku bantu batunganya ama projet. Ikindi ushobora gukoresha niyo bita LibreOffice. LibreOffice izwi nka WPS. Iyi n'ubuntu, kwidownloadinga n'ubuntu. Ikindi igufasha gufungura document zo muri Microsoft Office, zakorewe muri Microsoft Office. Indi software ushobora gukoresha ni iyo bita Google Docs cyangwa se Google Sheets. Izi zikora kuri internet. Ikindi ni ubuntu kandi ni nziza, yoroshya ubuzima mu gusharinga document n'abandi kuri internet. Software ya kandi ugomba kuba ufite muri laptop yawe ni editing tools. Editing tools hano ni software zagufasha mu gutunganya amafoto n'amavideo cyangwa se amavideo. Niyo waba udakora ibintu bijyanye na graphic design cyangwa se birimo designing, igihe runaka ushobora kuba wakenera gutunganya ifoto cyangwa se video. Hano hari software ugomba nakuguiding aho ushobora gukoresha. Hari nk'iyo bita Photoscape X cyangwa GIMP. Izi ni software z'ubuntu kandi zagufasha mu gutunganya amafoto. Ikindi iyo bita Shortcut cyangwa DaVinci Resolve nizo gutunganya video. Ikiza zose izi software n'ubuntu kandi zagufasha kubikora neza mu buryo buri professional bugezweho. Okay, software ziri ku mwanya wa gatanu nawo wanyuma mu byo nateguye izagufasha muri file management and utility tools. Hari software zigufasha mu gutunganya neza dossier yawe, document, kuba wasukura system yawe ndetse no kuba wafunga cyangwa gufungura ubwoko bwa document iyo ari yose. Hano harimo iyo bita WinRAR ishaka kugufa WinRAR cyangwa iyo bita 7zip igufasha mu gufunga cyangwa gufungura document yawe. Hari iyo bita CCleaner igufasha gusukura system yawe kugira ngo laptop yawe yihute. Niyo bita Everything igufasha mu gushakisha vuba dossier cyangwa document cyangwa se folder cyangwa se video muri laptop yawe
byihuse. Izi software zose uko ari eshanu zavuzwe haruguru zose ni ingenzi cyane. Ikindi zose ni ubuntu cyangwa se zifite ama version y'ubuntu ushobora kudownloadinga y'ubuntu atishyurwa, kandi zigufasha gutuma laptop yawe ikora neza, kandi ikindi ifite umutekano. Wo gukoresha laptop uri ubwa mbere cyangwa usanzwe uyikoresha, zikwiriye buri muntu wese ugomba kuba uzifite muri laptop yawe. Nibagire gukora like, ikindi andika software wakunze muri comment, kanda subscribe kugira ngo uzajye ubona izindi video nk'izi ngizi buri cyumweru. Bye, ciao ciao.